imigezi ya data wa twese, you become generous. ubu muntu wagutse, ubu muntu ibyo ubonye wibuka yuko hari n'abandi babaho. Ugenda mu muhanda wibuka ko inyuma yawe n'imbere yawe hari abandi bahari. Ibyo ukora byose wibuka yuko we are one, data wa twese. Haleluya. Noneho reka nihute, icyo cyari icya mbere. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Iyo ni worship. Buriya rero worship, kuramya Imana ni part of the kingdom. Kuko kuramya Imana ibindi byose dukora, nawe ndabona byanyu birasobanutse. Ntabwo muri Abangilikani twebwe, ndabona korari ijya hari ikaririmbira. Twebwe rero iwacu hariya hirya aho bita kuri aritari, ni ahantu hari sacred, ni aha pasitori n'Imana. Abandi bose korari iwacu rero twubatse urusengero runini koko. Noneho rero abantu bavuga ati ariko se iriya ritari ko mutashyizemo aho korari izagirira imbere hariya mu nguni? Abana rero iza ritari z'ibigirwamana yewe ntabwo nzemera, kuko korari ijya kuririmbira mu nguni ibihunga iki hano kuri senta. Ninde wabwiye ko Imana yicara kuri aritari mugatinya kuyisitaraho? Jewe ndi umwana w'Imana, ntabwo ndi murumuna wayo. Ntabwo ndi murumuna. Hari igisanga pastori yaribeshye yuko ari murumuna w'Imana. Twebwe turi abana b'Imana, meaning ni data wa twese. Nshobora kuba ndi ntabwo ndi petit frère w'Imana. Nambwiye ngo amen ariko I'm not the younger brother to God. So bivuga ngo pastor usanga nyine yarabaye kandi kamana. Noneho nawe rero uriya indi mirimo yose dukora izarangirira hano ku isi. Umwe wonyine niwe uzakomeza mu ijuru. Tuzaririmba, ntabwo tuzabwiriza, ntabwo tuzaturisha, ntabwo tuzubaka insengero no gusengangira ngo tuzajya dukora worship yonyine, ko ntacyo tuzaba tugisaba. Hazasigara umurimo umwe wonyine. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Icyo tugomba kugisengera ngo abantu bose bagaruke muri worship. Ariko rero worship ntimuzayitiranye no kuririmba, kuko hari igihe abaririmbyi nawe mwira ngo iyo twateye urusaku tukitera hejuru ngo tuba twakoze worship. Rimwe na rimwe muba mwaririmbye gusa. Kuko worship ntabwo ari indirimbo. Worship it's a heart. Umutima uramya Imana ni wa mutima uri surrendered, wa mutima weguriwe Imana, wa mutima ugurumanira Imana, wa mutima watwawe n'Imana ku buryo iyo uvuze Imana abantu bose bumva nabo bagusanga. Naho hari igihe umuntu aririmba ibyo atemera akanaririmba ibyo adakora ngo yakoraga worship. Ya ubwo uyobora indirimbo. Worship ni ikindi kintu. Ni wacu ku rusengero nyambe bagara nkawe ni jewe ntimuzankangishe gusakuza. Ariko umunsi uzaramya Imana abantu bakikubita hasi bakavuga ngo yes. Reka mbabwire, worship igomba kuba transformative. Haleluya. Reka mbaho urugero rutoya. Umumarayika umwe gusa yaraje aza mu rusengero bahetse Imana n'abandi bamarayika bagenzi be, abakerubi, ngo bari bafite amababa 6 amwe yatwikiraga mu maso ngo batareba Imana kuko irubashywe cyane, andi atwikiriye ibirenge kuko aho tugenda tuba twanduye, andi akora imirimo ayagurukisha. Ahagarara mu rusengero avuga ngo Uwiteka arera, ngo urusengero rwose ruratigita. Transformative. Umuhanuzi witwa Yesaya yikubita hasi aravuga ati mbonye ishyano. Kandi ahandi hose yahoraga abwira abandi ngo muzabona ishyano
abazindurwa no kunywa ibisindisha muzabona ishyano, abirundanyaho amasambu abandi bakabura aho batura muzabona ishyano. we byanditse muri icyo gice, ntabwo ari ibintu rw'ubwenya ndimo kubaho. hari inshuro zigera kuri 5 yabwiraga abandi ngo bazabona ishyano, Imana igeze aho iramurambirwa. aka kagabo ko babwira abandi ngo bazabona ishyano kazavuga ryari ngo nanjye mbonye ishyano? Reka njye kukwereka. Marayika akubita worship, nta bundi butumwa yumvise, yikubita hasi ati mbonye ishyano. Ndi umunyaminwa yanduye, ntuye hagati y'abanyaminwa yanduye, kandi mbonye umwami Imana. Ahindurwa na worship. Hari abantu bari bahindurwa na worship ya mwabihamya. Ubu ndabyemeye ubwo mubimbwiye, mukomereze aho ngaho. Reka twihute tujye ku cya kabiri ya worship. Ubwami bwawe buze. Ubwami bwawe buze, iki ni ikintu gikomeye cyane. Tuba turimo gusengera ivugabutumwa, tuba turimo gusenga ngo abanyabyaha bahinduke, tuba turimo gusenga ngo imiyoborere ihinduke, tuba turimo gusenga ngo n'imvura zangiza zihinduke, tuba turimo gusenga ngo ibintu byose bidatunganye bihinduke. Ubwami bwawe buze, kuko iyo ubwami bw'Imana buje na worship ijya ku murongo, n'imibereho ihita itungana, n'imibanire ihita itungana. Hari igihe abana, reka mbaho urugero, hari igihe abana baba bateye amahane mu rugo, bagatera amahane. Kera nyiri tutwana dutoya nibwo kuko iwanjye habaga abana benshi, iyo bumvaga imodoka yanjye itungutse everybody behaved, ubwami bwanjye bwabaga buhageze. Bakavuga ati paparaje, abarwanaga batonganaga bose bikajya ku murongo. Muzitegereze niko bigenda muri Bibiliya. Iyo ubwami bw'Imana bwaje, ibintu byose bihita bijya ku murongo. Buriya icyo twagombye kugiraho umutwaro ni ukuzana ubwami bw'Imana kuruta kubaka insengero nini gusa. Yambibwira abakristo wacu nawe mwihangane, urusengero ni rwuzuye, mugiye kubona izindi mpinduka. Ngo nta kindi tuzaba dushigaje imbere, kuko urusengero turarufite. Nzabohereza mu gukora ubwami, gushaka ubwami bw'Imana. Mujye kunshakira biriya birara bigaruke kwa data, ubwami bw'Imana buze. Mujye kunshakira bariya bapfakazi n'imfubyi, tubafashe bamenye ko ubwami bw'Imana bwaje. Mujye kunshakira, mbese ubwami bw'Imana buze. Iyo utangiye kubisengera ugomba no gushaka uburyo ubikora, kuko mu gitondo twarebaga ibimenyetso by'ubwami bw'Imana. Iyo uvuze ngo ubwami bwawe buze, ugomba gukora uko ushoboye, ibyo ngibyo bikaza. Umva, ntimuzasengera isengesho mugiye kwicarira hano gusa mukagumaho. Kera muri za 35 habaye revival mu Rwanda. Muzumva indirimbo barimbaga muri revival, zari indirimbo z'ubwami bwawe buze, zari indirimbo zivuga ngo uzaza ryari mucunguzi, zari indirimbo zivuga ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, ngo nabo bakizwe be kujya mu muriro. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Ariho twakoze remix, ntabwo ibyo ariko bikimeze. Ubu church y'uyu munsi iravuga ngo tujye mu rusengero batubwire ibya Yesu, maze twiyicarire dutegereze ijuru. Iyo ni remix rero ya Modern Church. Dusigaye twishimira insengero nziza zitatse neza, ziri soundproof, zifite na ventilateur, zifite na haut-parleur, zifite n'ibindi, ariko nta burden y'abarimbuka. Ubwami bwawe buze. Umva poso, nabonye wowe warazamutse, ntabwo ukiri pastor nkanjye. Ubundi uzi icyo baposo bakora? Bohereza abantu hanze kuzana abantu mu bwami bw'Imana. Iyo tuvuga ngo ubwami bwawe buze, tuba dusengera ivugabutumwa. Kandi ntuzasengere icyo utagiye gukora. Ubu mwaka utagiye wa Kristo narabwiye ni mwe mwiteguye, tugiye kurangiza urusengero nibura main hall, ko ni runini cyane, rurimo ibintu byose tuzakoreramo byose, harimo ministries nyinshi.
ahubwo nyuma y'icyo tubanze turangize main hall tuyigemo kuko mfite impatience, mfite kurambirwa, mfite ishyaka, mfite amashyushyu yo kongera ngasubiza abakristo ku nkeke yo kubyara abandi bakristo. Ubwami bwawe buze. Jewe buriya hari ikintu mpora mbwira abantu, hariya mu Giporoso hari amatorero menshi, aho turi ni center, inyuma yacu dufatanije clôture hari apostolique, hepfo yacu ku metero nka 80 hari Miracle Center kwa Bishop Sabiti. Hirya yaho hari urusengero runini rw'Abadventiste, munsi yaho hari Deliverance n'akandi gacaca ntazi uko kitwa, na Deeper Life. Oya, ni Deeper Life, ntabwo ari Deliverance, na Deeper Life. Ubwo birakubwira ngo mu metero zitageze ku 100 harimo insengero. Ubwo ni munsi y'umuhanda harimo urwo rwa Anglikani, rwa Apostolique, rwa Miracle Center, rw'Abadventiste na Deeper Life. Ubwo se 5 haruguru y'umuhanda hari Healing Center iteranye Gikari na Nazarene bifatanye na Betel, izo ziteranye imigongo. Haruguru yaho hari Christus, hirya yaho sinye kurondo. Ariko hear this, across the street hari Hilltop na Corridor. Ni hamwe mu hantu hatanu polisi ivuga haba urumogi rwinshi n'indaya nyinshi n'ubusinzi bwinshi n'urugomo rwinshi, bakikijwe n'amatorero arenze 10. Tujye mu rusengero batubwire bya Yesu, maze twiyicarire dutegereze ijuru. Kandi ayo matorero yose aravuga ngo ari powerful. Ntabwo nari iyo power shayi power itabyara umusaruro. Shake it up, ubwami bwawe buze. Hanyuma icya gatatu, tuba dusengera ibyo ushaka bibeho mu isi. Buriya rero iriya ni ikindi kintu gikomeye cyane, iki cyitwa obedience. Gusengera yuko ubuzima bwacu, ubushake bw'Imana ari bwo bukorwa. Iki cyitwa total surrender. Ibyo ushaka bikorwe mu buzima bwanjye. Hari igihe marayika yaje abwira Mariya, aramubwira ati Mariya, nubwo nta mugabo ufite ugiye gusama umwana. Aramubwira ati byashoboka bite? Cyewe ntabwo ndaryamana n'umugabo. Aramubwira ati oya, kuko ibyo marayika yamubwiraga byari immediate. Aramubwiraga ngo ugiye gusama. Akamubwira ati mbe ntabwo ndarongorwa. Nawe aramubwira ati ikibazo ntabwo uzabyarana na Yosefu, ugiye gusama, umwuka wera azagutwikira, uzasama umwana, uzabyara umwana. Mariya amaze kubyumva aramubwira ati okay, ngewe ndi umuja w'Umwami Imana, ubushake bwe bukorwe muri jyewe. Haleluya. Ibyo ushaka bikorwe mu isi, niyo byaba bisaba ko mpfa nzapfa ariko ubushake bwawe bukorwe. Icyo cyitwa kuba umwigishwa wa Yesu. Yesu yabwiye abigishwa baravuga ngo umuntu nashaka kunkurikira akaba umwigishwa wanjye, afata umusaraba we ankurikire, kandi azakora ibyo ushaka. Halo. Iki rero mu bwami bw'Imana hari ikibazo gikomeye dufite muri iki gihe cy'abantu bashaka kujya mu bwami bw'Imana ariko atiteguye gusenga ngo Mana reka ubushake bwawe bwonyine aba ari bwo bukorwa muri jyewe. Kuko twese uko turi hano, buri wese avuka hari ubushake bw'Imana bwabayeho. Ntabwo wavutse uri accident, wavutse ari umugambi w'Imana. Haleluya. Bibiri bitubwira neza, Dawidi yarabyanditse aravuga ngo nkiri mu nda ya mama, ngo iminsi yanjye yose yari yanditse mu gitabo cyawe. Amen. Dawidi arabyandika, Pawulo aramwuzuza aravuga ngo turi abantu Imana yaremye. Ubundi ririya jambo bakoresha ngo turi abantu Imana yaremye ryari kuba ryuzuye iyo bongera ngo turi abantu Imana yaremye ibyitondeye. Kuko mu Cyongereza baravuga ngo we are God's workmanship. Mu Gifaransa bakavuga ngo nous sommes les chefs-d'œuvre, nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu. Bivuga ngo we are God's workmanship. Turi abantu Imana yaremye ibyitondeye. Ni igihangano cy'umwimerere. Ariko akatubwira impamvu yaturemye gutya byitondeye, ngo kugira ngo
dusohoze imirimo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Bikubwira ngo hano rero tuvuga ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ni ukuvuga ngo nyemerera nanjye mu buzima bwanjye icyo wandemeye nkisohoze, icyo washakaga ko nkora nkikore, nsohoze imirimo myiza witeguriye kera buri munsi w'ubuzima bwanjye, kandi ntibibe kuri jyewe jyenyine no ku bandi bose. Amen. Icyo rero ni ikimenyetso cy'umwigishwa wa Yesu nyakuri. Umwigishwa we aravuga ngo Mana, ntibibe uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Ntibibe ubushake bwanjye, ahubwo bibe ubushake bwawe. Haleluya. Icyo si icya gatatu. Icya mbere ni worship, icya kabiri ni evangelism, icya gatatu disciple cyangwa discipleship, umwigishwa wa Yesu koko, ikimenyetso cy'umwigishwa wa Yesu. Hanyuma icya kane, ikiro ndagikunda cyane, uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, all our needs, ibyo dukena byose. Buriya abantu benshi iyo bavuze ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, ntabwo bajya babona yuko niyo dukora mu itorero akenshi twebwe twumva yuko ibintu byacu ni worship, ni ukuvuga ubutumwa, ariko ntabwo tujya twibuka ririya sengesho, uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Atari twebwe twenyine, mwibuke Data wa twese. Ni ukuvuga ngo aba baturage batuye hano Mana, ubwo uri se, ntibazicwe n'inzara, ntibazambara ubusa, ntibazabura umwanda, ntibazarwara inzoka, ntibazabura amashuri, ntibazabura minervari. Ibyo dukena byose ubiduhe uyu munsi. Haleluya. Iki rero iyo urimo gutekereza ubwami bw'Imana ubusengera, muri ukuntu byagura amasengesho yawe. Iyo wicaye utangiye gusengera igihugu, ukavuga ngo Mana, uri Data wa twese, reka inzangano zishire hagati y'abanyamadini atandukanye, reka inzangano zishire hagati y'abantu b'amoko atandukanye, reka inzangano zishire, reka kwirengagiza bishire, reka kubyigana bishire, reka gucuranwa bishire, kuko turi abana bawe. Uri Data wa twese, tuguhaye icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ariko Mana, ubwami bwawe buze, abanyabyaha ubarebe Mana, ubakure mu businzi, kure y'abasazi, kure y'abajura, kure y'abari mu bugome, kure y'abari mu kwibagirwa. Ubwami bwawe buze, aba bantu bose binjire mu mukumbi wawe. Ariko natwe nibirangira, nitumara kugeramo, udufashe ibyo ushaka bari byo bikorwa aho tugenda hose. Haleluya. Hanyuma nurangiza kandi wibuke yuko dukennye, turakennye physically, ibyo dukena byose uyu munsi biduhe. Turakennye mu bwenge, ibyo dukena byose biduhe. Turakennye morally, ibyo dukena byose biduhe. Mbese ubwo bukene bwose, izo needs zose ukazisengera. Hanyuma icyo ngicyo iyo kigiye mu bikorwa by'itorero, nicyo bita ministry. Gufasha imfubyi, gufasha abapfakazi, gufasha abakene, gufasha abakomeretse, bisenze giri mu mutima go. Icyo ngicyo cyitwa uduhe none ifunguro ryacu, cyangwa uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Hanyuma cya gatanu, uduharira imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Iyi rero ni relationship, imibanire myiza. Urumva hari abantu benshi basengera isengesho nkababwira, ariko ayishwa yuko ibyo urimo kuvuga ari byo koko? Ubu twese twicaye hano, ubwo Imana ngo ngiye kureba mu buzima bwanjye, umbabarire ibyaha byanjye nk'uko nababariye abampemukiye. Nzi neza ko hano hari benshi bahita bavamo. Imana ikavuga iti rero, ubwo ari uko wasenze wowe wiviremo, ko hari abantu udashobora kubabarira. Hari abana bananiwe kubabarira ababyeyi, hari ababyeyi bananiwe kubabarira abana, hari abavandimwe bananiwe kubabarira abavandimwe, hari abana bariya bananiwe kubabarirana. Ariko hano turasenga ngo utubabarire ibyaha byacu, cyangwa uduharire imyenda yacu kuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Iki rero ugishyize mu mirimo y'itorero, iki cyitwa reconciliation cyangwa cyitwa fellowship. Nidushyira muri ya mvugo ya Rick Warren, 5 purposes, iyi ni fellowship.
kubaho wagukiye abantu bose, kubaho witeguye kubabarira abantu bose, kubaho nawe ubwawe witeguye kwibabarira. Tubabarira ibyaha byacu, hanyuma tukibuka yuko icyica ubwami bw'Imana ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe iteka ryose. Haleluya. Kuko iri sengesho kenshi turaryibagirwa, aka gace turakibagirwa. Iyo twamaze kugeramo imbere tugomba gufensinga out Satani. Intambara yo mu mwuka, hari urugamba tuzahoraho iteka ryose. Twebwe twarihannye ariko Satani ntiyigeze yihana. Ibyaha wihannye ubyirukanira mu muryango bigaca mu idirishya bigaruka, ubyirukana mu gitondo wataha nimugoroba ugasanga bigutegereje mu rugo. Nyakunda kubyigisha abadamu, ariko abadamu mufite abagabo nka Pepe tukareba, hari akantu ushaka kubabwira, muhumure ntabwo nenda kubatuka. Buriya rero abadamu iyo yibereye hano mu materaniro, Satani aba yasigaye mu rugo, ugasanga umubo Yesu yashiririje umuceri kandi ubizi yuko patro iri ubusa. Wagerayo wakubita umuceri amaso, igitutsi akaba aricyo gisohoka bwa mbere mu kanwa kandi uvuye gusenga. Ngo ariko mundebere uyu muvuna mwetu, mundebere uyu mushenzi, mundebere ibintu aba yakoze. Uriya ababoyi benshi iyo wumvise bavuga barakubwira ngo nta bagore bakizwa. Amenitase bakamukata umushahara w'ukwezi. Reka nsabira ababoyi rwose, umuboyi nta amenitase ujye umubabarira kuko Imana yakubabariye, hanyuma we kumukata 1000 naze ugira kumuhemba makeya n'udukeya umuhemba gukata umukata. Cyakora buriya ndabubaha abantu batuka ababoyi, ntabwo bamugira. Ariko tekereza umuntu utuka umuntu uteka ibiryo yarangiza akabirya. Buriya abagore batuka ababoyi mbashyira muri kategori imwe n'abagabo bakubita abagore. Umugabo akubita umugore yarangiza akamugira uruhande rw'akaryama, karese uyu mugabo ubusi ikigoryi. Umuntu wamututse urangije umuryamye iruhande, ubwo se agiye akazana nk'akanyundo akakubita mu mutwe, uretse ubugira neza. So icyo namushaka kubabwira, remember, iyo uri hano urimo gufashwa, Satani abahagaze hari hanze arimo gukukinga something. Iteka ryose ujye uhora witeguye ko Satani ari bukuvane mu buntu bw'Imana. Pepe nagiye mbona abakozi b'Imana benshi bagwa bagiye mu murimo, yagiye mu murimo kabisa, kubitara cyahara sengera abantu arahanura, yarangiza umukobwa waje kumufasha kumuzanira ibyo kurya bagasamba. Kubera iki? Satani ntawatinya, na apostle na prophet na super whatever, we abari iteka ryose abarimo kuvuga atari kuri umuntu amuturuka he, uri umuntu ashaka kumukoza isoni amuturuka he. Kandi buryo ubugome bwa Satani, iyo amaze kumenya weakness yawe aho iherereye, arakurindira, ntabwo azagukubita ukiri hasi. Oya, Apotre Moses buriya ntabwo uragera aho Satani ashobora kugukubita ngo akubite ikivugo kinini. Oya, azarindira umaze kumenyekana, usigaye uri umukozi w'Imana rurangiranwa, avuga ati this is the moment. Ka kantu yakubitsemo aba ari ko akurura. Uzareba abakozi b'Imana benshi bagwa bamaze kugera ahantu twese twari tumaze kubahanga amaso. Kubera iki? Niyo strategy ya Satani. Kera twajyaga tuzirika inkoko, ubwo ntabwo mwe bubyumva abantu bo mu mujyi, ibigereranyo byinshi dukoresha na Bibiliya hari aho uzagera aho bananire ko ntimushobora kubyumva. Mutaraziritse inkoko ntabwo ikigereranyo ugiye gukoresha mushobora kucyumva. Iyo twateraga ibishyimbo, kuko inkoko zirya ururabo rw'ibishyimbo, noneho tukazizirika, ariko ibishyimbo byaba bimaze guterera neza, bimaze kugira imiteja, inkoko tukazizitura,
ariko ukazirekeraho ikiziriko kugira ngo ushobore kuyifata, iramutse irenze wenda ikajya mu yindi mirimo zikajya zigenda, ariko aho washakiraga hose wakandagiraga wa mugozi ugakurura imbogo. Buriya rero na Satani hari igihe akurekura akavuga ati oya mwimurekura burundu, mumurekere uriya mugozi, ukaza mu rusengero umugozi wa Satani ukikuriho, abakubonye bakabona uri free, ariko ubusambanyi buracyarimo, gukunda amafaranga biracyarimo, umujinya uracyarimo. Yazabona umaze kugera ahantu heza agakandagira umugozi akakurura, urabwira ngo wa muririmbyi ngo yateye inda yayiwarga worship byagenze bite, ngo uzi wa mupastori ngo neza ngo yafashe umukobwa ku ngufu, uzi wa wundi ngo baramushakisha ngo yibye amafaranga. Ntabwo Satani buri kintu akurura, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimusenga mujye mwibuka avuga ngo ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi. Mbabarira umuntu wese, njye numva abakozi b'Imana bavuga ngo twebwe ngo Satani ngo nta nubwo nagomba gushyiraho ikiganza cyose ngo akangaka gusa ngo ngira gutya. Harasha ugira gutya Satani ugira gutya, na Yesu yagize gutya. Yesu yahanganye na Satani kandi yuzuye umwuka, amaze iminsi 40 mu masengesho. Be careful. Ibyo kwirarira kubanziriza kugwa. Nujya gusenga ujye wibuka gusenga ngo Mana uturinde umubi. Haleluya. Kuko Satani aracyahari kandi abahagaze hanze arindiriye uwo yaconshomera. Rero ni isengesho ry'ubwami bw'Imana icyambere, worship. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Wicare wibaze iki kibazo, mu buzima bwanjye nubahisha Imana nde? Uretse ko uzwi mu rusengero, izina ry'Imana rirubahwa ku bwawe cyangwa riratukwa? Buriya hanze hari igihe dutukisha izina ry'Imana twanabishyize mu burokore. Nigeze kujya ahantu mbona umugabo rwose yari very dynamic, abwira abantu ubutumwa bose, agira utagira gute. Umuntu azagomba atari ko mashati twagiye mutubwirira ababene wanyu tubakavana igikabya mu kazi, atuye umuntu mu manyanga yose abaha ngaha abarimo, mu bantu bagira amahane bari insociable abamo, atari ku iteka ryose abarimo kutubwira mwakwakiriye Yesu, mwakiriye Yesu. Ati ko tubona ntacyo yamuhinduyeho, twebwe tuzaba tuje ngo tumarire iki? Uzamubwira abanza ahinduke, nitubona reflectinga Yesu wenda bizadukurura. Izina ryawe ryubahwe. Izina ry'Imana rirubahwa ku bwawe cyangwa riratukwa? Kuko buriya hari abantu benshi batazasoma Bibiliya, ariko buri munsi basoma ubuzima bwawe. Turi inzandiko zisomwa mu ngo zacu, turi inzandiko zisomwa aho dukora, turi inzandiko zisomwa mu muhanda iyo tugenda, turi inzandiko zisomwa. Ejo bundi abamotari baragonganye, ariko kubera ko bashakaga impamvu baravuga ngo nigiye ubagonze. Ndagenda mpagarara hirya, sinanirukanka kubundi abo niyo bagonze bariruka. Umukuru wabo araza ati ugonze abantu hariya muri rompuwe. Ndamuga numva imodoka ngiye ngaho yizenguruke, uretse ko bangwiriye ariko sinabagonze. Inyuma hari ahantu ihembe rya moto ryari ryaciyeho akarongo, namugongesheje inyuma. Arahagarara bireba ngo urabizi n'ibyo, aragenda.